Nshuti bakundwa ubutumwa bwiza, uyu munsi nishimiye gusangira namwe umutsima w'ubugingo utubeshaho buri munsi, nk'uko umwami wacu Yesu Kristo yabibwiye abigishwa be ngo basabe ibyo kubatunga bya buri munsi kandi basaba Data wo mu ijuru. Ibidutunga rero bidutunga mu buryo bwinshi, kubera yuko ari ibyo kurya by'umubiri tubikenera buri munsi, ariko kandi no mu buryo bw'umwuka tugakenera ijambo ry'Imana, nk'uko Yesu Kristo ubwe yabyivugiye yuko umuntu atazatungwa n'umutsima gusa, ahubwo azatungwa na buri jambo ryose rituruka mu kanwa k'Uwiteka. Icyo dutangiye kuvuga rero ni ubutumwa bwiza bwa buri munsi. Uramutse utangiranye natwe ukazarangizana natwe, byaba ari umugisha ukomeye kuri wowe, kubera yuko ubutumwa bwiza ni bugari cyane, ku buryo umwana wese uvutse agomba gukura, kandi birumvikana yuko uwavutse mu buryo bw'umwuka nta kindi kimukuza nanone uretse ijambo ry'Imana. Tuzagenda rero tuvuga ubutumwa mu byiciro, ku buryo uramutse wumvise igice cya mbere bizagutera amatsiko yo gukurikirana icya kabiri ndetse n'icya gatatu, kugeza mbese aho Imana izadushoboreza. Nkaba nkwifuriza rero kudacikanwa, kandi ngusabira n'ubuntu bw'Imana kugira ngo bukubashishe kwakira nk'uko Imana ishaka. Hashize imyaka irenga 2000 ijwi ryumvikanye mu butayu bw'uburasirazuba bwo hagati, maze abantu bagiye kubaza uwarangururiraga mu butayu, ari we Yohana Mubatiza, abasubiza muri aya magambo agira ati: "Ndi ijwi rirangurura mu butayu, nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze." Uwo Yohana Mubatiza ari we jwi ryarangururiraga mu butayu, ngo yaje ari integuza itegurira Yesu Kristo inzira. Uwo yateguriraga inzira yaje kuza amugana aho yabatirizaga kuri Yorodani, maze amusaba ko nawe yamubatiza. Nubwo Yohana yabanje kwanga kumubatiza avuga ati, "Wari ukwiriye kumbatiza ni wowe," ariko Yesu yaramubwiye ati, "Emera ubikore kugira ngo dusohoze gukiranuka kose." Yohana yaremeye aramubatiza, ngo maze Yesu akiva mu mazi, Umwuka Wera amumanukiraho aje mu ishusho y'inuma, ngo maze humvikana ijwi mu ijuru rivuga riti, "Uyu niwe mwana wanjye nkunda, kandi nkamwishimira." Mu magambo make Yesu yavuye muri Yorodani ayoborwa n'umwuka mu butayu, aho yagiye kugeragezwa mu gihe cy'iminsi 40. Nyamara ngo bukeye bwaho Yohana mubatirije, Yohana yongeye kumubona, maze abwira abo bari kumwe ati, "Dore nguyu umwana w'intama w'Imana wikorera ibyaha by'abari mu isi." Dusomye mu Ivanjiri nk'uko yanditswe na Yohana mu gice cyaho cya mbere ku murongo wa 29, tuhabona amagambo agira ati, "Bukeye bwaho abona Yesu aza aho ari, aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uyu niwe navuze nti, nyuma yanjye hazaza umugabo unduta ubukuru, kuko yahozeho ntarabaho." Uyu yaje mu gihe isi yari iremerewe n'ibyaha, ku buryo umuntu wese yari arushye, kandi nta kindi kimuruhije uretse ibyaha bye. Irindi jwi ryongeye kumvikana nyuma y'igihe gito rivuga riti, "Mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, nibwo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera bitaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye." Aho ni muri Matayo igice cya 11 umurongo 28 kugeza kwa 30. Abaje bamugana arababwira ati, "Igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi. Nimwihane mwemere ubutumwa bwiza." Ibyo tubibona mu Ivanjiri uko yanditswe na Mariko igice cya mbere ku murongo wa 15. Mbese byari byoroheye abantu bo muri icyo gihe gusobanukirwa icyo kintu cyitwa ubwami bw'Imana? Niba hari ikintu cy'Imana abantu bo muri icyo gihe bari bamenyereye, ni amategeko y'Imana. Isezerano bari bafite ni isezerano ryo kuragwa isi. Noneho bagiye bumva umuntu uvuga iby'ubwami bw'Imana. Abafarisayo baramubaza bati, "Ubwami bw'Imana buzaza ryari?" Arabasubiza ati, "Ubwami bw'Imana ntibuzaza ku mugaragaro, kandi ntibazavuga bati, 'Dore nguyu,' cyangwa bati, 'Nguriya,' kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe." Ayo ni amagambo ubasha kwisomera mu Ivanjiri uko yanditswe na Luka mu gice cyaho cya 17 ku murongo wa 20 n'uwa 21. Ndahamya ntashidikanya ko iki gisubizo cya Yesu Kristo kitasobanukiye benshi, kuko iyo basobanukirwa bari kwihana maze bakizera uwazanye ubwami bw'Imana hano ku isi. Ariko se none bo basobanukiwe ubwami bw'Imana? Baba se barihannye maze bakizera ubutumwa bwiza? Ubwo biradusaba no kumenya ubwo butumwa bwiza icyo ari cyo. Birumvikana ko abatarasobanukiwe ubwami bw'Imana batabashaga no kwihana, kuko kwihana ni uguhindukira ukava mu byo wibwiraga no mu nzira zawe. Ushaka kubyumva neza wasoma mu gitabo cya Yesaya mu gice cyaho cya 55 ugahera ku murongo wa 6 ukageza ku wa 9. Kwihana bo muri icyo gihe bari bazi ni ukwatura ibyaha byabo, maze bagatamba n'ibitambo by'ibyaha byabo. Kandi abo ntiwibwire ko bari batandukanye cyane na benshi bo mu gihe cya none. Ibyo biraza gusobanuka nidutangira kuvuga ku bijyanye n'ubutumwa bwiza. Mu kugerageza gusobanurira abantu, Yesu yakunze kugereranya ubwami bw'Imana n'izahabu yari mu murima, noneho ngo umuntu wayibonye akayitwikira, umunezero wayo ukamutera kujya kugurisha ibyo yari atunze byose, maze akaza akagura uwo murima. Aya magambo ubasha kuyisomera mu Ivanjiri uko yanditswe na Matayo mu gice cyaho cya 13
ku murongo wa 44. Uko kwari ukugereranya gusa, ariko ubundi ubwami bw'Imana burengeje zahabu agaciro na kure. Muri icyo gihe zahabu niyo yari imaze kumenyekana cyane mu mabuye y'agaciro, ariko kandi no mu gihe cyo kurema ubuturo bwera, ibikoresho byo mu buturo bwera byari bikoreshejwe zahabu, kandi ibyo nanone byari bifite ubusobanuro. Iyo zahabu mbese yari ihagarariye Imana mu cyitiriwe inzu yayo. Nta gushidikanya rero ko ubwami bw'Imana Yesu yavugaga ari ubwe. Tukiri aho, reka tuvuge ko ari nawe butumwa bwiza yasabaga abihannye ko bakwizera. Mbese waba wumva isano iri hagati y'ayo magambo yose? Yohana Umubatiza yaje ari umuranga utegurira inzira wagombaga kuza. Ibyo yavugaga rero byazaga byunga mu byo Mose n'abahanuzi bose bavugaga. Nubwo abigisha amategeko bo mu gihe cya Yesu bibandaga cyane ku byanditswe, Yesu yabumvishaga ko ibyo basoma batabyumva, kuko iyo babyumva bari kumwizera. Mu Ivanjiri nk'uko yanditswe na Yohana mu gice cya 5 ku murongo wa 39 ndetse n'uwa 40, Yesu arababwira ati, murondora mu byanditswe kuko mwibwira yuko muri byo arimwe mufite ubugingo buhoraho, kandi ari byo bimpamya, nyamara mwanze kuza aho ndi ngo muhabwe ubugingo buhoraho. Amategeko n'ibyahanuwe nta kindi byavugaga uretse Yesu Kristo wagombaga kuza. Aho aziye rero ibyanditswe biba birasohoye. Mu yandi magambo, umurimo wabyo burarangiye. Niyo mpamvu Yesu yavugaga ati, amategeko n'abahanuzi byabayeho kugeza igihe cya Yohana, uhereye icyo gihe niho ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bwigishirijwe, umuntu wese arabutwaranira. Ayo magambo basha kuyisomera mu Ivanjiri uko yanditswe na Luka mu gice cyaho cya 16 n'umurongo wa 16. Ariko kubera abantu bumvirana, Yesu Kristo yasanze abantu b'ibigande bagiye gusiribanga amategeko y'Imana bitwaje amagambo ya Yesu Kristo, maze akomeza ku murongo wa 17 agira ati, icyoroshye nuko ijuru n'isi byashira kuruta ko agace k'inyuguti imwe yo mu mategeko kavaho. Ni nabyo yavuze muri Matayo avuga ati, sinaje gukuraho amategeko ahubwo naje kuyasohoza. Ndetse agera aho avuga ko kugeza aho ijuru n'isi bizashirira, amategeko atazavaho n'inyuguti imwe cyangwa n'agace kayo, kugeza aho byose bizarangirira. Aho ni mu Ivanjiri nk'uko yanditswe na Matayo igice cya 5 ku murongo wa 17 n'uwa 18. Uwo waje gusohoza amategeko ataraza, birumvikana ko amategeko yari mu isi, ariko kandi ntacyo yigeze amarira abayahawe. Mbese mu yandi magambo ntacyo yigeze amarira abantu, kuko na mbere yaho ngo amategeko ataratangwa, icyaha cyahozeho mu isi. Ikibazo cy'icyaha rero cyabayeho, kandi nanone ijambo ry'Imana rikatubwira ko igihembo cy'ibyaha ari urupfu. Bivuga ngo abantu bose rero bagombaga gupfa, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Yohana Umubatiza yavuze neza mu Ivanjiri ya Yohana nyine mu gice cyaho cya mbere, aho yagaragazaga Yesu nk'umucyo w'isi waje kugira ngo amurikire abari mu isi, kuko isi yose yari yuzuye umwijima, ndetse ngo abantu bose bari bicaye mu gicucu cy'urupfu, nta kindi bategereje nyine uretse urubanza rw'iteka. Ariko uwo mucyo umaze kugera mu isi, Imana ishimwe kubera ko ngo muri uwo mucyo ari naho hari ubugingo bw'abantu. Yesu Kristo rero yatuzaniye ubugingo, kandi ubwo bugingo ni ubugingo bw'iteka. Ntabwo ari mwe abanyamadini bajya bavuga bati, nuramuka ukoze gutya na gutya ukaramuka wishe itegeko ry'Imana, ubwo ngubwo uzaba utakaje ubugingo. Ntabwo ubugingo twahawe ari intizanyo, ahubwo twahawe ubugingo bw'iteka, kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. Ari nabyo Yohana yavugaga mu rwandiko rwa mbere igice cya 5 umurongo wa 13, aho Yohana yavugaga ati, ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Mbese haba hari umuntu wizeye umwana w'Imana ariko kandi akaba adafite gihamya muri we yuko afite ubugingo buhoraho? Uyu munsi ijambo ry'Imana rirakumara impungenge. Humbura ntabwo uzarimbuka ukundi, kubera yuko abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Utese nabigenza nte kugira ngo ninjire muri Kristo Yesu? Nta kindi uretse kuva mu nzira zawe ukareka ibyo wibwira, maze ugahindukirira uwo waje gutanga ubugingo, kuko mu izina rye niho abari mu isi bose babasha kubabarirwa ibyaha byabo, ngo kandi uziyambaza izina ry'umwami wese azakizwa. Mbese waba wababajwe n'ibyaha byawe ku buryo wakwemerera uwo mukiza wawe akagukuraho urubanza rw'iteka none? Nta kiguzi bigusaba, ni ukwizeza umutima wawe, ubundi wakwatuza akanwa kawe ugakizwa. Ariko si mu magambo gusa, bibanza kugusaba kumenya udashidikanya ko uri umunyabyaha, ndetse umunyabyaha utabasha kugira icyo akora kugira ngo abashe guca ukubiri n'urupfu, maze niwizera igitambo cy'umwana w'Imana cyatambwe kandi kigatambwa rimwe kubera ibyaha kugira ngo bibe bihagije iteka ryose, ubwo biraba birangiye uvuye mu rupfu nawe winjiye mu bugingo. Ariko se ubundi wazira iki? Kandi urupfu wagombaga gupfa Yesu Kristo yararupfuye ku bwawe. Ngo Imana yakunze abari mu isi cyane, bituma itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Niba umaze kumenya neza ko uri umunyabyaha kandi nta n'ikindi wakora kugira ngo uve mu ubwo buzima bwawe, birakorohera cyane kwizera umwana w'Imana, dore ko uwo nguwo gusa ari we ubasha gutanga ubugingo buhoraho.
reka mbe ngarukirije aha maze umwuka wera akomeze umurimo we mu mutima wawe, ahasigaye tuzongere guhura ubutaha dukomeza mu gice cya kabiri.